Look
uwo munsi mama aranyakira, inshuti n'abavandimwe nabo baraza, bati Mana himbazwa uduhaye umwana, uyu mwana mu biganza byawe. Maze uwo munsi mama aranyakira, inshuti n'abavandimwe nabo baraza, bati Mana himbazwa uduhaye umwana, uyu mwana mu biganza byawe. Mana uri mwiza ndagushimiye, ababyeyi banje ndabashimiye, itorero ryankunze ndarishimiye, na korari yanje ndayishimiye, Eliya ndagushimiye, abo bose ndondoye bambaye hafi, ariko si bo gusa hari n'abandi benshi. Mana uri mwiza ndagushimiye, ababyeyi banje ndabashimiye, itorero ryankunze ndarishimiye, na korari yanje ndayishimiye, Eliya ndagushimiye, abo bose ndondoye bambaye hafi, ariko si bo gusa hari n'abandi benshi. Uyu munsi mfasha turirimbe, uyu munsi mfasha turirimbe, mpagaze ku nkengero ya Yorodani, nubura amaso dore igihugu cyiza cy'Imana, niho ibyanjye biri, n'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshe, tuzahavugira indirimbo z'Amose, tubane na Yesu iteka. Umugabo witwa Sawuli yari umwami wa Isirayeli, yayoboraga Isirayeli kuko yasizweho n'Imana, ariko uwo Sawuli yari afite urwango muri we. Umugabo witwa Sawuli niwe wahigaga Dawidi, unteye akandana cyane, wambereye uw'igikundiro, urukundo wankundaga, wandutiraga Abayuda, erega urabeho mwene data Yonatani. Unteye akandana cyane, wambereye uw'igikundiro, urukundo wankundaga, wandutiraga Abayuda, erega urabeho mwene data Yonatani.
jewe abenshi bari bari kuyasingo Eliya mbese ngacyaje uri Yohana uri Eliya Eliya ni papa we mu by'umwuka n'umutoza we n'umutegura n'umutunganya n'umuha ibyo gukora yakaba umubyeyi we uyu mwana siyo mfura yes niwe mwana we mukuru niyo mfura yiwe ndanezerewe cyane kandi iyo mvuze ndanezerewe aba ari byo uriya iyo mvuze ndanezerewe cyangwa se uriya ibintu biba byakomeye ariko uyu mwana indirimbo yaririmbye zanejeje cyane njyewe mwemereye 10,000 kandi dufite n'umukobwa ahangaha buriya iyo dufite abantu nk'aba ngaba igihe kiri imbere niyo bazaba bafashe aha hantu nawe mwemereye 10,000 kandi ndabifite hano ni 20,000 Imana ibaha umugisha babishyikire tegeka bagezeho abantu Linda babwira Haleluya Amen Haleluya Haleluya Amen Unezerewe pe kandi ushima Umuremyi niba unezerewe ngaho seka niba unezerewe vuga bibiri unezerewe ko bitatu niba unezerewe pe kandi ushima Umuremyi niba unezerewe ngaho seka nukuri bashime nk'itorero rya Rwankuba muri abantu mugira urukundo cyane uriya mupapa Imana ikomeze kumuha umugisha muri rusange n'abandi bose naho umuhanzi buriya ari no kuruhukira bisa ntabwo zirangiye rero yewe naryohewe nibura kuzibara mucyombe aryohewe imibare n'ivangavanga oya hasigaye zingahe niba wabikurikira asigaye 3 agiye kuzikubitamo kano kantu kari kajemo ngo aruhukiremo yari yandiriye isiri kandi byose bigenze neza kurushaho namwe mukomeze muryoherwe mwishime mwibutse murakoze kashi bari Julienne take yours kandi bashimye Imana ibaha umugisha nazatungwa n'ikimuri reka komeze bizatubera nk'umugabo watuje ubukwe bw'umwana we atumira abagaragu inshuti n'abavandimwe igihe cy'ubukwe kigeze areba abantu arababura arababara kandi arashafura araguterura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje Yesu nyongeri wanjye araguterura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje Yesu nyongeri wanjye abantu baraterana bose binjira mu bukwe umukwe nawe agezemo araranganya amaso abonamo umugabo utambaye umwenda w'ubukwe baramufata maze baramuboha araguterura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje Yesu nyongeri wanjye araguterura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje Yesu nyongeri wanjye natwe dufite ubutumire
mbese tuzasangwa twese twiteguye ngaho nimukenyere mushake umwambaro w'ubukwe ubwo agiye kuza atazadutungura aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye aragutarura n'urukundo ati wamabewe ngwino unsange dore umukiza arategereje yesu mwungeri wanjye ramurika maze isi yose ikabona ukoze nako kukajyaho maze bikaba akarusho bikaba byiza kurutaho iyo bukeye izuba riva reka tubure urumuri mu bandi yese agaruke maze tutahe aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho uri umukire ufite ibintu mu mujyi umwe cyangwa mu cyaro ubu mwabona abantu benshi abatoya n'abakuru ubaha uruhe rumuri iyo baje bakugana reka tubure urumuri mu bandi yese agaruke maze dutahe aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho bibiliya muyobozi tube hafi tukugereho utwigishe gukora neza nk'uko intumwa zakoze ugiye kuba urumuri mu mujyi umwe cyangwa mu cyaro maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona imbuto badusoromaho aho tuba n'aho dutuye karere bose imbuto nziza aho dutuye abo tubana bamenye ko yesu akiza aho tuba n'aho dutuye tumera nk'izuba mu bicu maze abatubona bose babona
tugiye gushyiraho indirimbo zasabwe, sibyo se? Tugiye gushyiraho indirimbo zasabwe ngo iki? Iyo mu gitondo akoze, iyo batabyemera nta na kimwe cyari gushoboka, ariko banteze amatwi mbabwira ko nabibonye. Narabibonye, baremera, barandika, barasinya, bashyiraho kashe, kuko ari mu yindi ntara. Pasiteri nawe namushimye, ahari ishimwe rimugereho nawe kubita hindi kashe. Uyu munsi hari igihe intara ifite izindi gahunda zishobora kuba zanasubitswe hejuru ya Eric, buryo itorero na gahunda. Rero abo nabo nabashimiye, barakoze, kandi mu itorero rya Nyarugina babashimye, kandi naho bari bakomeze kugubwa neza. Itorero rya Karinzi naryo twabanye nabo, dukorana nabo neza, tubana neza. Uyu munsi turi kumwe nabo cyane. Aba bana bari ahantu hatandukanye, hari abatuye za Kungagi, Jessica, Ruguru, bakure cyane. Rero Karinzi dukoranye neza mu gihe tumaranye muri buno buhungiro, kandi nanjye mvuga ngo tuzagumane. Oya, muzataha igihe nikigera. Eric, ngaho ngwino uririmbe indirimbo 3 kugira ngo zamaze gutunganywa. Ntabwo n'igitaramo nta muntu ushaka gutaha n'umwe, nira hejuru nta n'umwe uri kunyeganyega. rwose. Mana
tugushime mana kuko ruturinda ari nayo mpamvu aba bana bose baje imbere yawe unyora ubarinda ababyeyi babo imiryango yabo mana nabo ujye urubarinda itorero mana narikweretse aba bana ryagiye basaribera umugisha babyeyi basa mwaduhetse muzahorana imana icyampa natwe tukazaba imigisha kuri mwe ndetse n'igihugu babyeyi basa mwaduhetse muzahorana imana icyampa natwe tukazaba imigisha kuri mwe ndetse n'igihugu icyampa natwe tukazaba imigisha kuri mwe ndetse n'igihugu icyampa natwe tukazaba imigisha kuri mwe ndetse n'igihugu urugendo rwavaga muri etiyopiya umugabo yiyitariye mu igare rye agenda isoma igitabo cy'umuzingo munsi y'ikibazo yasobanukirwe ibyo usobanura utabyumva neza bisaba yesa gusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe ibyo usobanura utabyumva neza bisaba yesa gusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe maze Filipo arasobanura uwo mugabo arasobanukirwa maze yiyemeza kubatizwa yakira Yesu mu bugingo bwe ibyo usobanura utabyumva neza bisaba yesa gusobanurire umwuka wera azaza ahure akubwira ibyo udasobanukiwe
nibunezerewe vuga amen. Nibunezerewe vuga amen. Nibunezerewe pe kandi shima umuremyi. Nibunezerewe vuga amen. Amen. Gutyo. Nuko rero twanditse kandi turi gusoza. Reka rero dusabe umuyobozi umukuru w'isi. Tariki 10 twari dufite igitaramo 17 ikindi 24 ikindi byararyoshe pe. Ariko 31 nakarusha. Uyu mwana umuvamo Eric Suziri ijambo rya nyuma Suzi terano nawe ari ntabwo rijyanyuma. Ubwo tumuhaye ijambo warivuze ntakarihore. Ugiye gusuza iteraniro numara kugira icyo uvuga tugiye kubakubita akantu kitwuhisha. Rero kamubwire nta muntu uburanaga inyongezo. Bayiburanaga niba telefone umuntu akagongeza ekuteri cyangwa utundi tuntu tugiye kubakubita icyo bita inyongezo. Inyongezo rero mwe kuyibura nayo. Erika ariko reka manza avuge twumve impumeko ye atari kuririmba. Erika agiye kuvuga none duhamagare nitanga shaka muru aze tumuhisha nawe tumuhe turamuhisha mu rukwe tugiye kumuha umwanya w'ijambo asanganywe. Urakoze urankosoye tudasinze duheri. Twirwanye mwambaye byinshi ntabashaga kumenya ariko rero nje ngabo ndi kubasaba imbabazi wenda mumbabarire yewe wenda nabaha akaririmbo kamwe ubundi mukandikora. Ariko basaba ngo ni imbabazi. Reka rero duhamagare umuyobozi mukuru w'itoro mukuru nawe iri kuri gushugunga Elia. Nandi gushugunga. Yego. Nyaboneka mureke tujane sibyo? Kubera ko igihe kigihari yishashi reka twe kwihigisha ngo ivunike izananirwa ikindi gihe. Ntacu imwe basi uyibahe. Icyo baragusaba. Nabo twabonye ari urukundo ariko namwe mwihaganiye kurenga imwe muyobozi uduhaha twakariya ntabwo ari nk'ibyanje. Sabato nziza, Munsi umunezero. Sabato nziza. Reka dushimire Imana yatumye ibi bintu bibaho, izina ry'Imana bw'icubahiro. Reka dushimire Eric ndetse n'abo bazanye, Imana ibahe umugisha kandi twishimire n'impano nziza Imana yahaye Eric kugira ngo umwuka wera akomeze kwizamura, kandi dushimire n'itorero rya Nyarugina kugira ngo umuyobozi mugenzi wanje nabo bari kumwe nibagerayo badushimire kandi tubatumye n'intasho kandi bababwire ibyabereye ahangaha. Nondi Rwanda bababwira ngo itorero rya Rwankuba rya uko mwabibonye bari ko mubabwira. Reka dushimire abashyitsi twabanye nabo batari nabo